Okay guys, muri video ngiye kwereka uko wakora video irimo 3D Proto. 3D Proto ku bantu batayizi kura mujya mubona ku bantu akunda kureba movie mukabona nka filimi zira filimi za Dr. Strange mukabona afunguye Proto agangukira mu yindi si mwaza kubona muri video yabanje muri video turi kurebera hamwe 3D Proto nakoresheje phone yanjye nanjye niyo mpamvu ngiye kubereka uko nawe wabasha kuba wakora movie cyangwa wakora video ukaba wakoresha 3D Proto akantu ku kandi uko wabikora ukoresha phone yawe bitagusabye ikindi kintu ndetse byose ukabikora ku buntu w'icyo usabwa no kureba ino video paka irangiye nuyitarutsa hari ushaka kugucika ugasanga ntago bikoze nkuko byari bigenwe. Ikintu cyambere rero uraza gukora kugira ngo bikore neza uraza hano muri CapCut yawe CapCut buradogonga ngo new project urahita uzikandaho gutya numara kwikandaho ebwe turaza kuri video zacu twa recordinze turaza hano video yanjye na recordinze ndazanye kandeho gutya nimara kwikanda ndahita nkanda add turategerezaho gato ningeramo ndabanza nkuremo volume nkuremo urusaku rurimo ndabanza nkuremo volume ndazana kuri volume bansinye kuremo gutya nimara kwikuramo reka dukate gakeya wenda turakoresha nako dukate gatoya turaza hano gutya dukate nka reka dusige kano gutya dukande split turakanda split gutya kano gahita kagenda noneho na logo ya CapCut iba yaje hano gutya tisibe gutya none iyo urebyemo hano gutya hari indi logo basigaye bazanamo hano uraza ukayikandamo gutya ugahitwanda visible none twebwe reka tubikore twihuta nitumara kugira video yacu gutya reka tuyiplaying giye urabona ko ni gutya hari gutya ikona bishobora kuba biterwa na video ugiye gukora gutya aho ndahita nza gutya nkande hano nitse overlay gutya nkande hano nitse ngo add overlay ndahita mbona ya effect dushaka gukoresha muri video duhita tuyikandaho gutya ni ngiyi tuyemezeho irahitizamo ikimara kugeramo tuhita tubona hano nitse ngo splice hasi turahita tuhakanda nitumara kuhakanda hano nitse ngo splice kugira ngo bino bintu by'umukara bivemo tuza tuhakande gutya turakanda kuri filter nikoramo bino bintu by'umukara neza aho duplaying turebe uburyo bimeze turaza duplaying turebe uko bimeze urabona ko ni gutya bimeze turaza gutya dusibe turebe akangana na video yacu tukande split gutya kano gahite kagenda gutya bingane na video yacu turakanda delete gutya gahite kagenda gutya dusigarane kano kareshya na video yacu none nimba uri kubona bitameze neza urazikandaho gutya usa nk'uyigeze hano gutya we biraterwa nuko bishaka ariko ngiyewe reka mbireke gutya nabyo ntacyo bitwaye gutya kambireke gutya ntacyo bitwaye we biraza guterwa nuko bishaka nushaka ngo bigira binini ubigire binini kongera kwigisha aho bizaterwa na video ushaka gukora none mara kubigira gutya uri kubona ko turi kureba ariko tukareba hariya n'ubundi hari ubutaka none kugira ngo twerekane ko n'umuntu wenda yarafite amambaraga wenda agiye gufungura agiye kwinjira mu yindi kugira ngo bigareke kandi indi si ushobora kuzugakora duplicate gutya ugakanda overlay yo hirindete manuka ariko nta kibazo reka tuze dukanda hano add overlay tushyiremo n'ubundi ni video gutya yingiye twongeye tuyishyiremo nabyo ntacyo bitwaye gutya tuze tuyishyiremo gutya iremo tuze tuyishyiremo n'ubundi turongera dukande hano nise splice bikigeramo kugira ngo bya bintu by'umukara biba birimo turaza dukande splice tumara gukanda splice dukande filter nitumara kwikanda birahita bivamo scrolling tuzana hano turahita tuza dukate kano gutya dukate hano turangiza dukande delete kugira ngo kino tugize kirahita kigenda nikimara kugenda gutya turaza duplaying ko twebwe icyo dushaka nuko twerekane ko bigaragare ko bigaragare ko hari ko kugaragara cyane turata tukanda kuri video yacu ya kabiri dusizemo nitumara kwikandaho mbere na mbere urazuri ya kugira ngo ugende mu buryo ushaka ugende ukanda kuri keyframe gutya keyframe uragenda ukanda kuri keyframe gutya ugenda video yawe uyizana gutya scrolling ugenda ukanda keyframe gutya
uragenda uyikanda video yawe unayiscrollinga uyikontorora. Keyframe murabizi ko idufasha gukontorora ikintu cyacu dufite muri CapCut. Nimba video yawe ushaka kujyana hirya uyajyana. None turaza kuri iya kabiri nayo turi kugira ngo turaza kuri iya kabiri tuza hano hirya ahantu habanditse ngo mask. Turaza tuhashaka ahantu habanditse ngo mask gutya twakanda hano handitse mask, turategereza aho gato. Nitumara turaza dukanda hano cycle, hano handitse ngo cycle ya video yacu irahita imera nk'uruziga. Niturangiza duhite tuzane gutya duse nk'abayiplayinga tuyizana gutya tuyitangize video yacu gutya. Duse nk'abayitangiza tuyizaza gutya. Niturangiza turahita dukanda kuri keyframe kuri ya video yacu ya kabiri. Turaza gutya nitangira dukande keyframe. Turakanda keyframe kuri video yacu ya kabiri. Tugenda tuyizana dukanda keyframe gutya. Tugenda dukanda keyframe. Guys, wowe usabwa kurikira akantu ku kandi kugira ngo bitakuyobera. Tugenda dukanda keyframe gahoro gahoro. Tugenda dukanda keyframe. Niturangiza gutya turaza hano kuri ya video yacu. Iyi ngiyi ya kabiri duse nk'abayishyiramo gutya. Ndaje mbibereke dukore kwa tuno tuntu gutya. Ya video yacu duse nk'abayinjiza muri ya yindi. Turasa nk'abayishyira muri ya yindi ijyemo imbere. Ntabwo dushaka iza kwijya inyuma kwa kindi cycle turi gukoresha. Duse nk'abayishyiramo gutya. Turaza tuyire gutya ise nk'ijyamo. Guys, bino bintu bisaba kwitonda. Gutya tushyiremo. Niturangiza tuza tugenda dukanda keyframe. Kubona ko hano byahise byiyongera, turaza hano gutya naho tugabanye. Gutya duse nk'abayishyiramo na hano gutya. Ubundi hose turabikora kimwe, tuza dushyiremo gutya. Turaza hano tuyishyiremo gutya duse nk'abashyiramo gutya kugira ngo hano bireke kugaragara cyane. Tuze tuyishyiremo gutya. Dukore kwa tuno tuntu tugenda tutujyana tuzamura. Ako ntirengeho cyane gutya. Ushatse wanakoresha no mibare iri hasi iri muri CapCut. Twagenda ugira gutya kakiyongera nimba ubishaka gutya. Byose utagenda tubireba. Washaka kugabanya ukagarura hano kuri x axis gutya na y axis. Byose ni kimwe, bifite buri cyose gifite icyo gikora gutya. Tubize tugenda tuzana gutya. Uri kubona ko hano hagira ise yiyongera. Naho turahita tuyigabanya gutya. Tuyigabanye gutya, tuyikoreho gutya. Scrolling tuyizanamo hano gutya. Gutya. Nurangiza uraza playing urebe uburyo video yawe imeze. Wewe biraterwa nuko bishaka, uraza kubikora uko bishaka muri video yawe bitewe na content turi gukora cyangwa n'uburyo byifuzamo. Ushobora gushyiramo ibyo ushaka. Ngiye nuko ndi kubibereka. Ushaka no kuba uri kuvuga ati ino proto yacu ukaza ugakanda kuri video ya kabiri irimo hagati ukaza ukavuga ati nshaka kuyongera urumuri. Uza hano kuri adjust, ugategerezaho gato. Hano kuri adjust hano harimo ibyishyura bisaba kutegerezaho gato. Warangiza ugahita ugakanda hano handitse ngo brightness. Hano handitse brightness. Warangiza ukaba wakongera urumuri nimba ubishaka. Ukaza ujyana hano gutya. Wowe biterwa n'ikintu ushaka. Waplayinga video yawe izahita ijyamo urumuri. Wowe biterwa nuko ubishaka. Guys, nimba uri kubona ino video hari ikintu yagufashije, wifuza kuzajya ubona izindi editing nyinshi zijyana na CapCut, InShot, Dailymotion n'izi applications zitandukanye, kandi bufungura inzogera kugira ngo ntihakajye hagira video nimwe igucika. Ukanda like. Ikindi cyose ushaka muri edit
ucyandike muri comment tuzakibonane muri video y'ubutaha.